urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikire iki gice. Nkurikije ibibazo maze kumva ahangaha uko tumaze kuganira, n'ubwa mbere iki kibazo cyumvikanye muri uyu mudugudu. Birababaje kubona hakorwa igikorwa nk'iki ngiki muri ibi bintu rero ntabwo dushaka ko bigenda ngo bijye mu nkiko ngo bijye mu manza. Ndashaka ngo tubikemure ubwacu hagati muri iki bitajya mu yego. None nkuko rero ikibazo cyagaragaye ku muturage wacu, kandi uwo muturage akaba ari hano Nuriya ni Kazungu. Kazungu, ushobora kwisobanura ku kibazo bakurega? Haguruka uvuge. Yewe reka muvuge ntacyo kuvuga afite. Yefite umwavoka. Habonetsemo n'abavoka. Afite ipapayi ngo ni avoka wawe ninde? Ngura ni mama. Geometry Mimalewa. Okay, ngaho sobanura umuntu. Kwanza assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa islam. Ugerageze gusobanurira abantu mu rurimi bumva, wisobanure mu rurimi bumva. Nyakwaye muzo mudugudu, iyo ni ndamukanyo y'Imana ivuga ngo amahoro y'Imana be kuri mwe nubwo ari cyarabunduza. Mimi Geometry Mimalewa. Je suis avocat, maître. Noke sawa. Reka none mvuge mu Kinyarwanda kuko murabizi mimi nimetoka Kongo. Mimi najua Kinyarwanda na Kiswahili. Lakini wacha nikajaribu nikaongee Kinyarwanda. Gabanya indimi. Ngiye kuvuga Kinyarwanda kiateka. Tusikilizane ndugu zangu. Muretse. Nyamanza munyobozi nani? Security iko wapi? Mukuru muravuga cyane kandi mu nama n'umunama. Nyakwaye mwese mudugudu. Ngiye nigashaka kubana na muhungu bita Kazungu. Amazina y'ababyeyi bamwise ya kawaida. Yitwa Byukusenge Kazungu. Uyu Kazungu uyu ndashaka kubaza umukobwa wa Murezi ibibazo ibi bitatu. Dore nguriya ni Tasiana. Si mama jo. Tasiana. Tasiana. None se kuvuze ngo wa Murezi. Nyamanza. Ari uyu Nuriya ni ndembuko. Niyo afite ikibazo reka we muyobozi umuntu barimo aravanga akazi. 17. Tasiana, ndashaka kubaza ibibazo bitatu byonyine. Wavuze ko Kazungu Byukusenge yagufashe ku ngufu ku itariki ya mbere zo kwa karindwi saa 8 z'amanywa. Kweli ibyo bintu byabayeho cyangwa ntabwo byabayeho? Yarabikoze. Nyakwaye mwese mudugudu, nanyongaragaze ko umukire wanjye arengana. Kuri iyo tariki saa 8 waje kwa Kazungu aguhamagaye kugira ngo kubazeho umugore we Ivona mukuru wawe yagiye mwicara kubaraza abantu barababonye hara ku muryango kwa Kazungu muraganira akubazaho umugore wari wambwira ko hazi arakubwira tereka twanura intebe nzifunge duce mu muryango inyuma. Nyamanza wewe mwarahagurutse muhaguruka intebe mwinjira mu muryango we ara kuri boutique arafunga musokera mu muryango inyuma. Umuntu wabonye ni umwe uyu kanjogera ntuza dansira. Witwa nde mademoiselle? Dansira, turashaka kuvugisha ukuri. Muceceke ndikumaza. Miko avoka.
Dansira ubona Tasiana na Kazungu basohoka mu muryango wo mu gikari. Usibye ko warabonye bafunze urugi bagiye. Hari ikindi kintu ugeze wumva umukobwa atakinduru avuza induru agira gute? Kandi nje naramubonye yinjira mu nzu baranafunze bakinjira mu nzu. Abanyarwanda munisike vizuri. Iki kibazo nyago gikomere kuko biragaragara ko arimo ubugambanyi. Kandi ndagira ngo nibiramuka bigaragaye ko Kazungu arengana. Ibintu bijya muri parike umuntu wakoze ikintu agafungwa akabisira rwose. Muretse. None nyakwa muso kuno ari gutera kavuyo. We mukobwa ndagira kuvugisha ukuri bwa nyuma nicare ngiye metri mariwa. Wowe utabeshe Kazungu uwo munsi mucana muntu. Oya nge ntago nababonye basohoka nge nababonye binjira bafunga. Wumva ko revuze ko byagenze byose. Mugasohokera umuryango inyuma. Mujyanye danse nicarire. Mwavugisha ibyo kandi ntago ubeshye kuko nagara ko wajyanye amazimwe. Oya. Na amazimwe ko nta kuba umuntu wabo yasohoka yinjira mu muryango asokera mundi. None se bamufatira hanze. Ibyo ntago bivuze gufata umuntu. Kandi bamukobwa ubundi turutse ngo. Wewe nundi akuzigira. Ugira umunwa wewe nundi. Uyu numukobwa. Urumva rasa. Vugisha ukuri. Kazungu yaragufasha cyangwa nukumubekera. Ngwete nyabaza. Muyobozi mudugudu cyane kibazo. Cece kayongera vugisha ubwa kabiri. Nubwanyu majye kuvuga biyanga tujya mu rundi rukiko. Reka mvugisha ukuri. Kuva atangiye kuzwamo n'ibyo gufunga mureke mvugisha ukuri. Vugisha ukuri. Nyine Sema. Ko bivuge. Tasiya nugira ubwo bivuge. Nagutera ubwo. Mama nyine yarambwiye ngo tubeshyire Kazungu ko yamfashe ku ngufu kugira tubone amafaranga. Nyakwa muyobozi mudu. Muretse. Aravuze ngo mama we yaramubwiye ngo babeshyire Kazungu ku ngufu ngo kugira ngo akundire mu ry'amafaranga. Ntabwo ikikobwa ni cyane. Ikibazo cyabonye umurongo. Nta kintu nongera kuvuga nyakwa mudu. Reka nicare. Nkurikije rero reka twumvikane. Nkurikije uko ibibazo bimeze nuko bigaragaye ko habayeho guharabika no gusebanya. Nyirubwite niwe ubyivugiye. Ubwo rero ikibazo kigaragaye kikaba kigaragaye kuri ya muntu Kazungu arengana. Ukunda abantu bazira ubusa. Ubwo rero Mukeke twumvikana. hari undi muntu waba ufite ikindi kibazo? Hari undi muntu waba ufite ikibazo? Yakuba umuyobozi w'umudugudu. Ijambo ni muri uyu mudugudu wacu dore ibibazo byinshi birimo. Urumva harimwo indaya nyinshi cyane. Urumva icya kabiri harimwo abajura benshi cyane. Harimwo abacuruza za tunuri. Harimwo za muriture. Harimwo za manurijipo. Urumva noneho ikindi kibazo rero. Ariko urya mazindu wacecetse. Noneho ikindi kibazo kirimo rero. Harimo kandi kabari kaje. Kari mu gucuruza ibiyobyabwenge. Ikindi mu gikari noneho. Urumva mu gikari cyako kabari. Icyakubwira ibikorerwa. icyo ngicyo ndaza kukigaruka. Mubaze ibibazo byerekeranye n'icyatuzanye. Umukobwa agaragaje ko ari nyina wamwohereje. Ese Waretse tukumva ni papa nawe. katwumva ngaho. Tasinze. Oya nk'umuntu wo muri karitsiye. Karitsiye yose umudugudu wose uramuzi nka Kazungu urabona yasebye. Mugomba guma indishi y'akababaro. Kubera yuko yasebye nyine. Reka twumvikane. Ariko ubundi uwo mukecuru wakoze iyo nkuru. Uwo mukecuru wakoze ibyo bihuha ari hano. Wumvise ikintu cyitwa Sekirite. Urumva ibyo utagiyeho. Oya. Urimo urarwanya ibintu by'amahane n'abarwanyi akaba ari wowe. Reka twumvikane. No kuvuga ngo Ese nta marozi. itegeko rivuga gutya. Ntago murazana umusinzi mu nama. Twumvikane. Itegeko riravuga ngo iyo hagaragaye umuntu waharabitse cyangwa se wasebeje undi arabihanirwa. Bityo rero igihano agiye guhabwa uyu muntu wakoze izi nkuru kiri hagati y'ibihumbi 500
kugera kuri miliyoni. Nibayamuha Ayo mafaranga rero aya mafaranga azatangwa. Aya mafaranga aratangwa na Ndyama Nzindutse n'umukobwa witwa Dansira wakwirakwije ibihumbi. Ndyama Nzindutse yabarengana ahubwo umukobwa wa Ndyama Nzindutse urumva ari mu bazahabwa indishyi y'akababaro baramusebeje Igogo se papa rusa. waburanye guhera kare nayishure mutawuzisha kibanza bana ariko reka mureke mbabaza ayo mafaranga murimo kunca koko n'umurima narigurishije ejo bundi sibyo n'ayo mafaranga ntabwo yavuyemo nta hantu nsigaranye ubu koko ayo mafaranga murimo kuyanca nyakure ko ninjye wabivuze koko yiki yo kumuhonga Ndyama Nzindutse se niwe wisebeje baramusebeje Ndyama Nzindutse yiki Umva rero Kazungu, ubu ngubu urabona ko ibintu byari bigukomeranye, byari bihinduye isura, wari ufunzwe da kwari ukuri ya mukobwa ageza akavugisha ukuri. Uzi ko buriya bari kugukatira imyaka 25 ugafungwa ugaheramo. narifunzwe pe narifunzwe no kuri kw'Imana. Urumva nta kimenyetso na kimwe wari ufite ko wamwinjije mu nzu mugasohokera inyuma. Byagaragaye ko ari wamwinjije mu nzu. Biriya bintu rero muzabyongere Kazungu. Egura ni n'umwana nawe ntawe gufatwa ufite. Ariko ubundi Kazungu, ubu mujya mutanga imisoro ahangaha? Mutanga imisoro. N'ubundi bamubwire rero umuyobozi imisoro nta patante ndabona. Umva rero kandi nizanduru ariko kukimutubahiriza gahunda za leta abacuruzi mwabayemo. Ugira vuba ushaka imisoro ushaka ipatane byose nzasanga bihari. Amafaranga se ari amafaranga tugiye kubikurikirana wowe ubwo kurikirana gahunda zawe neza. Ndahita nishira ibyo bintu byose kandi aramuka yabuze none turateze ibyo cyamunara byose ariko oya ibyo ndabikurikirana byihorere ni ingaruka nzaza byose twabikurikirana bakwishyura uzayabona ahubwo wubahirize gahunda za leta mugira isuku mujye mukora isuku hangara mutanga amapatante nta kibazo turi kumwe ngaho rero umunsi mwiza urarurokotse ntuzongere Imana amaboko pe urebe ngigo umva Ndyamaze buriya rero uwego mutayibonaga urumva ngewe rene umva rene bihagaze ku ijambo ryanjye Cyakoze papa rusa tubereye inshuti nziza. wabibonye nawe cyakora wenda uramugore buriya uramugore ni gateke ariko ubundi buri twatoraguye iki buri twatoraguye iki ko Abanyemo mujye nyuma. ndura biranya n'imbwa iranya n'imbwa dufashaga byinshi tukumvikana Arya na ruswa. ruswa iki Urise wayimuha. ariko Ndyamaze uramutse utanze ari amafaranga Ndyamaze wabura igicucu n'ikikora iki kibi cyane ntabwo se yavaye amafaranga angana kuri nase nakoze icyo ubundi nakoze ikihe cyane Ako papa ndi kubarera mwigira gutyo. Uriya mugore ngiye nabonye ukuntu yacirura rubanza numva ndamutinya. Usko navuga tugakangarana. umva ikijya koresha ubuye kuremera ngiye uriya Umugore rwose azahindura ibintu byinshi mu mudugudu. muraho yevu umuyobozi muraho neza wize ko utazapfa vuba turimo kukuvuga neza nabashakaga pe turagushimagiza nagushakaga wowe papa rusaro nkagushaka wowe Ndyama Nzindutse turi intwari turi abantu niyo mpamvu turi hamwe ngize n'amahirwa n'akatari narahari umva rero iyi myitwarire mwatuye muri uyu mudugudu ntabwo nyishaka murifata mugaharabiko buriya Kazungu ni mwarimu mukiye ntabwo mwarimu mushirishijemo ntabwo ari twebwe muhutagiza ibintu bitari byo mumubeshera ngo yafashe ku ngufu
ntabwo ari twe. uyu mudugudu ndashaka ngo ube intangarugero kandi no ku isuku bigende neza. Urabona murakeye pe, dore nk'uyu arakeye. Parusa n'uyu mukobwa ndabona ameze neza. Gatarina nubwo akeye, iyi nzobe ni iya mama we, nyogokuru wawe. Hanyuma wowe njyewe wowe ufite ikihe kibazo kudakaraba ngo wambare? Urafata imirima yawe ukayigurisha, ugafata amatungo yawe ukayagurisha, wirirwa mu kabare, wirirwa agaseke kanyarira itama, nta gukaraba, nta kugira gute. Ibyo bintu ntabwo mbishaka muri uyu mudugudu. Wisubireho. Nizere ko icyo kintu ntazakigarukaho. Dore icyari cy'ingenza rero twumvikana, bitarenze tariki 15 ari amafaranga azaba yageze kuri Kazungu. Azaba yageze kuri Kazungu nta n'igiceri na kimwe kibura. Tariki 15 nubwo butumwa nari mbazaniye, mwirirwaho mukomeze kwitwara neza, cyane cyane ndyama nzinduke wiyite. Umva nkubwire Mudugu, murabeho buri icyo nanjye kumubwira ni bya jambo ngiye nakomeje guhagararaho. Ayo mafaranga nawe ugomba kuyatanga. Shane yatanga nzabe nyina. Hako papa nutayatanga se bizagenda gute? Uriya mugore wabona uzamukira. Ninde uzakugemurira se? Ngo? Proto manje. Ngemurira se nzaba narwaye malaria cyangwa ndi mu. Akurundi kamani ndabase. Buriya Amarewa yavuye he? Ni iki cyamuzanye? Nivoka nyine. Ariko Marewa si yavuze ngo nivoka. Ivoka nyine, ivoka y'imbwa imanuka ihiye. Yamazina. Iriya ni papayi naga ari. Ivoka y'imbwa imanuka ihiye. Tujya tuvuga gutya tubyumvikana sibyo? Amazi Marewa. Buriya Marewa arashaka gucanganya umuryango wawe akawucamo ibice. Wabibonye? Buri munsi abagendamo abagenda. Warabibonye? Ikindi ubu kwagurishije ibintu byose nkuko mudugudu bivuze, amafaranga azava yiki amafaranga aravaye. Abakobwa bawe bakagufashije 15 igihumbi binga kugeza inote 15 z'igihumbi. Kira kibwana kinguru. Kira cy'isukuru nuko papa urabundi urayafite ayo 15 uvuze urayafite. Usibye kutumvisha nibyo bakubwiye. Bakubwiye lokenze. Mbubwire mu gifaransa sha. Wenda ikinyarwanda cyakunaniye. Iteki 15 izi 15. Ese nibyo ashatse kuvuga. Ndabwira. Yamanzindu ngiye kugufasha kwishyura amafaranga. Papa rusa arakomeje se? Suriya ngo umusaza arasaraga kwijana. Warakize. Uraza kumpobera se ngiye kugufasha kwishyura. Warakize papa rusa arakoze rwose. Nyine uradufasha se mumva mubwire. Sinajyana ukari nkubwa ngo neguye gitari. Ntuzi ko twajyaga ducuranga kera abantu bakishima. Njyamanzindu ndashaka kugira ngo tujye muri tuno tubari two mu mudugudu wacu tugende ducuranye. Urumva? Yego baduha amafaranga umukobwa wawe nawe ashyire mu ijwi. Ariko se uzashobora kubyina ko urumva? Aho turara nyine uzajya ubika amafaranga. Ninde uzajya uyabika? Nanjye nzajya aho ndi. Papa ikibazo cyawe Marewa kurusha kubyina. Njyama none uvuga ngo njyama azi kubyina turebe ngaho byina nyonga nkako. Oya nyonga turebe. Urusha Marewa kuburyo amafaranga tuzayakorera gatari undebe. Ngoma kabisa. Nanjye kungunda makabizo. Uragasha mwakabizo. Kandi. Nta kibazo rwose ngenda kagwa nta kibazo pe. Uko mumeze. Nta soni. We. Ubu singufashe. Ubwo rero nta kibazo. ngize imana ubwo mbasanze aha nkababonera rimwe nkaba mbonye ryamaze turagushimagiza nkaba mbonye Gatarina ese muremuraje waya muzi turabona ndagakuze mumureke atuze
kazungu bakuru wica vuga cyane wavuze ko nta kintu uvuga none ntabwo tujyanye kwa tujye Rusaro